nshime buri muntu wese wavuze ahangaha. Hariho bimwe nshaka kugira ngo be clear cyangwa bigaragare neza. Hariho bamwe bavuze ibyerekeye gufunga insengero. Ndagira ngo mwebwe nk'abizera bitorero n'abakozi bitorero nta gikuba cyacitse. Oya, ntacyo. Insengero zigeze gufungwa mu gihe cya COVID, ntabwo mubyibuka? Ariko mbere yaho hariho n'igihe mu 2018 insengero zigeze gufungwa. Ntimubyibuka? Ariko birangiye nashima Imana, iyo zidafungwa tuba tutageze kuri ibi n'ibi. Nibi byo gufungwa nibituzanira ibyiza mwebwe mushobora kuba mutabona. Ikindi cya kabiri nuko igihugu cy'u Rwanda kidashobora kujya mbere kititaye kuri buri kantu kose. Buri ibyo u Rwanda rwagezeho nuko rugenda rwita kuri buri kintu cyose. Hari amatorero yitwaga amatorero yarafunzwe akwiriye gufungwa, ariko ntawufunga ayo matorero yonyine, uko byitwa discrimination. Uba watoranije abangabo ngo mwebwe ngo ndabafungiye, kugira ngo tugire ibintu tugeraho. Ibyo rwose byo kubatera umutima uhagaze hazavamo ibyiza. Nyakubahwa Meya w'Akarere ka Huye, banyacyubahiro mwese muri hano, Madamu Directeur wa Women Ministry muri division yacu, abagize mifemu mu Rwanda mwese muri hano, bashyitsi bahire. Uyu munsi nejejwe no kubana namwe muri gahunda isoza kongre y'abari n'abategarugori bahagarariye abandi mu Rwanda. Kino ni igiterane twatekereje kera, igiterane twifuzaga. Iyo bidukundira twagombaga kuba bose, abadamu bose twarabararisa ahangaha, ariko ntabwo byakunze. Hari igihe abadamu bararitswe kujya muri Tanzania, ariko nimwibaze amabisi ashobora kubatwara mwebwe muri ahangaha nubwo abandi bamaze kugenda uko yabangana. Nahangaha biriho bitunanira, ariko ndashima Imana yuko yabikoze. Nizera ko mu minsi ine mumaze hano
mwahigiye byinshi cyane. Hari indirimbo tujya turirimba ivuga iti hari amakuru menshi amenywa n'abagenzi bazerera kure y'iwabo. Abanyarwanda, umunyarwanda nawe aravuga ati akanyoni katagurutse kamenya ko bweze. Uyu ni umunsi wa 4 mutaraniye hano. Ndahamya ndashidikanya ko mwangukiye byinshi. Kubw'iyo mpamvu ndagira ngo mumfashe gushima. Turashimira byimazeyo ubuyobozi bwa Kaminuza y'u Rwanda ukuntu batwakiriye aha ngaha. Thank you so much. Shema kukugira ni ishema. Ariko ntarakomeza ndagira ngo mbibutse ko atari ubwa mbere iyi kaminuza itwakira muri iyi campus. Batwakiye mu 2013 kandi icyo gihe twari benshi barusuko tungana aha ngaha. Barakoze rero, bakwiriye kubishimirwa. Turagira ngo tubamenyeshe ko muduha serivisi itagira makemwa. Nanicaranye na madamu wanjye aha ngaha areba iyi sare ati ni nziza koko. Bituma nanjye nyireba ndayifuza ntariko nzayubaka he. Ibi ngibi twabyubaka ntabwo bigoye. Ariko guturana n'umuntu bifite nabyo ni byiza. Ikindi ni uko burya muba mutubereye abafatanyabikorwa muri gahunda itorero ryacu rifite mu buryo bwagutse. Burya tuba dufatanije muri byinshi. Ikindi, ibindi bihugu byinshi usanga inzego zidakorana muri aka kageni. Mu bindi bihugu ntabwo bakorana. Njyewe nshimishwa nuko itorero ryacu rikorana n'igihugu cy'u Rwanda. Uwo nsanga wese musanga tishisha. Reka mbashimire meya. Meya ni inshuti yanjye. Icyo namukundiye avugisha ukuri. Kandi yagusezeraniye ikintu kirakorwa. Igihe duherukaniye ni igihe bashyiraga ibuye ry'iriya nzu y'ibiro byanyu. Nagize ubwoba. Ntariko kwari aha ngaha tukaba tubyemeranije, ubwo bizagenda bite? Kwitazuzura niko nari mbizi. Ariko ubu ngubu igihe nazaga nabonye yuko izuzura. Rwose tubikuye ku mutima twongeye kubashimira. Imana Data wa twese ibaduhere umugisha.
turashimira abayobozi bo mu nzego bwite za leta, barimo meya, barimo n'abandi bashema barahangaha, ko bigomwe byinshi kugira ngo baze kubana natwe. Turashimira uburyo mwahaye agaciro ubutumire bwacu. Turabizi neza uko gahunda za guverinoma yacu zimakaza iterambere ry'abami n'abategarugori. Burya kuza ahangaha bazi icyo babaje gukora. Mutahari meya ntabwo yakwirirwaza, ntabwo wapfa kuzana ikindi kintu icyo ari cyo cyose ngo umuhamagare ngo aze, ariko kuza ahangaha ari mu nshingano z'ibyo ngibyo. Reka tumushime rero. Mwese kuko mwadushyigikiye dutangiriye kongere n'uyu munsi wo kuyisoza, turabahemeza ko bitunyuze rwose. Bibiliya ivuga byinshi ku butwari bw'umugore. Sosiyete nyarwanda izi neza byinshi ku mugore, kugeza naho bavuga ngo ukurusha umugore akurusha iki? Urugo. Ibyo ni umunyarwanda wabivuze. Badamu muri ahangaha nimushimishwe n'ibyo ngibyo, mumenya ko gaciro muhabwa muri leta y'u Rwanda. Nibwira ko twe nk'abanyarwanda ari amahirwe akomeye twebwe ubwacu twagize yo kwigishwa ubutwari bw'umugore mu ijambo ry'Imana. Twebwe turamuzi. Nibuka mpitabo madamu ibyo abagore bose bo muri Bibiliya icyo bakoze, ubutwari bwabo. Sinzi kuko yagiye yimuka, ibintu bimwe bishobora kuba byaragiye bizimira, ariko birahari. Impamvu nuko izi nyigisho zasanze n'ubundi abashishoza bari baratahuye ko umunyarwandakazi ari ingirakamaro mu muryango nyarwanda. Nta gihe mfite gihagije cyo kuvuga ibigwi by'abagore bavugwa muri Bibiliya, ariko reka mvuge umwe gusa witwa Esiteri. Azwi ngo akoze umurimo ukomeye ngo bene wabo bave mu bunyage. Uwo mugore ntabwo yakoze igitangaza. Ibyo yakoze Esiteri nawe ubwawe ushobora kubikora. Yabikoze ari hano ku isi, turi hano ku isi. Yari umugore nkatwe, ashobora kubikora iyo twiyambaje data wa twese kugira ngo dukoreshe. Mariya nyina wa Yesu, usibye no kurera neza, yabaye hafi ya Yesu kugeza ku musaraba. Ntabwo yakoze igitangaza se? Aho kugira ngo agende aje kurira arire, ariko yaramukurikiye kugeza igihe ashyizwe ku musaraba. Mariya Magadalena wari umwigishwa wa Yesu, niwe wabaye uwa mbere kuza kubwira intumwa za Yesu ko Yesu yazutse.
ntabwo yakoze ibitangaza se? Abandi bari mu majune bari kurira, naho undi ari ku gituro, ahageze ajya kubabwira ati yazutse. Bamwe banga kubyemera, ibyo muzavuga hari ubwo batazabyemera, ariko muzakomeze bazabyemera. Ngaho rero muhagarare kigabo, itorero rirabakeneye, igihugu kirabakeneye, ijuru rirabakeneye. Ndabashishikariza kubikora mugandutse, ngo mwebwe ubwanyu n'imiryango yanyu ndetse n'undi wese mubana bya hafi murusheho kumwera imbuto. Ndasoza mbibutsa ko imbuto mbibutsa kwera ari izigize umuryango mwiza. Imbuto mvuga ni ukurerera igihugu neza. Imbuto nsaba kwera ni imico ya gikristo mu muryango, mu kazi, mu baturanyi, ndetse nawe muzahura kure, kuko bose ari abana b'Imana. Ndagira kandi ngo nsoze nongera kubabwira ko imirimo yanyu myiza itorero ryacu rirayishima. Nanone reka ndangize nsoza nshimira ubuyobozi bwa University y'u Rwanda. Ariko kugira ngo umuntu aguhe icyicaro, Imana ibaha imigisha. Ndasoza, sinasoza ntongeye gushima inzego za leta kubwitabire no kuduhamiza ko dufatanya muri byose. Nkaba ngira ngo muri kano kanya muzangereze intashyo kuri bagenzi banyu, kandi mubakomeza, kandi mubateguriza ijuru, kandi bakora nk'intwari zagiye zivugwa mu ijambo ry'Imana. Reka muri aka kanya mbonereho kurarika umuyobozi w'akarere ka Huye agira amagambo atubwira yaduteguriye kubw'uyu munsi. Ariko ataraza hari ibyo bambwiye. It's okay. Come. Hari ibyo bambwiye, byo mwasabye, muti igiterane cyacu cyabaye cyiza, ariko yaba twari turi kumwe n'abagabo. Njyewe n'abagenzi banjye mu mafiridi tuzagerageza. Ntabwo umuntu avuga ngo bizakorwa, ibyo dukora byose ni inama ihaba n'uburyo bwo kwakira abantu bangana batyo. Ubwo rero bizigwa byitonze, ariko umwaka utaha tuzabikora. Hari ibindi mwasabye, isabato y'umuryango. Dufite icyiciro
cy'umuryango. Icyo cyiciro reka gikora ibyarwo bizabitugezeho, maze noneho ibyifuzo byanyu muzabibona. Hari ibitabo byinshi mwasabye, ubu muri kubisaba ariko mwabonye byarasobanuwe, ariko ibyo bitabo ni ibyanyu, ntabwo ari iby'abandi. Ibyo bitabo mfite uko nzabiganiraho na bagenzi banjye aho ngaho. Ikindi, ubutaha nabwiye ko nzazana n'abagabo banyu kuko nanjye nazanye na madamu wanjye. Pastor Perezida wa itorero